numva ngo Yesu ngo abwira Satani ngo handitswe ngo umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa, ngo ahubwo abeshwaho n'amagambo y'Imana. Reka duhere ku mutsima, reka nsobanurire ijambo. Umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa bishatse kuvuga ngo umuntu si igiteranyo cy'imbwija n'akawunga n'ibishyimbo, oya. Kuko ufashe utuvuta dukeya ukavanga n'ifu ukavanga ugashyiramo n'amazi ugashyiramo n'umuceri ntiwakora umuntu. Umuntu ntabwo ari umutsima gusa, oya oya. Kandi umuntu usa amavuta gusa, oya. Ariko mwumve hari ibintu Imana yakoze bitangaje, maze mu Imana cyobera barasifiwe. Murebe nk'umuntu ukunda Imana yamuremye, nza nibaza ese igicumbi cy'umuntu kibahe? Umuntu si umutwe, kuko ugize umutwe ufashe umutwe wonyine uwo si umuntu. Kandi si umutima, nubwo umutima ari ingenzi, ariko uwufashe wonyine si umuntu nawe. Umuntu si amaguru gusa, kandi si amaraso gusa. None umuntu ari he? Umuntu ni ibyo byose nyine. Iyo biteranyije nibwo bimera gukora umuntu. Ntabwo umutsima rero wonyine n'amazi n'amavuta n'amakara ntabwo bakubeshaho. Mwumve rero ubishyire mu bwenge bwawe. Nimba rero urya ukaryama ukagira ngo birahagije, nturiho. Ni ukuvuga ngo uhagaze ku mutsima. Uhagarara ku mutsima ugahagarara gute? Ngaho uhagarara rero turebe. Aho abantu benshi rero bahagaze kuri hurura. Mwumve icyo bivuga? Ni ukuvuga ngo n'abanyabantu benshi basenga Imana batarabona akazi, bamara kukabona bikaba birarangiye. Umuntu si akazi gusa, umuntu si umutima gusa, umuntu si amafaranga gusa, umuntu si umugabo gusa. Hari abakobwa benshi nzi bakoreye Imana, bamara gushaka bikaba birarangiye. Umukristo si umugabo, umukristo si umugabo, si umugabo, si umugore. Niba ari warabuze umugore bamubona ngo birarangiye. Hari abahungu hano benshi barabuze, ariko tubihuriyeho tureke guseka. Nanjye nuko nguko barime, ariko si ibyo. Ubukristo si ibingibi. Ibi no gushaka imigati wa mugabo yandirimba. Ubukristo si umugati. Umva rero icyo yose aravuga ngo si umutsima gusa, si umutsima gusa. Kubera iki? Mureke rero ngere bisubire bibi. Ntabwo kuba turya imboga ari byo bituma tubaho. Turya imboga kubera ko turiho, twari dusanzwe turiho, ariko baratubwira ati kugira ngo mukomeze mubeho neza nimurye imboga nazo. Ariko ntabwo kurya imboga ari byo bituma tubaho. Ntabwo rero ari zo zidutunze. Yesu aravuga ngo rero abeshwaho n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Baratibiwe. Niwe ukwiriye ishimwe ryose no guhimbazwa. Ijambo ryawe ravuga ngo kuko ari wo ngo waremye byose, kandi ngo icyatumye byose bibaho ngo nuko wabishatse. Nuko wabishatse Mana, nicyo gituma turiho uyu munsi. Nuko wabishatse Mana, niyo mpamvu duhumeka, niyo mpamvu twateranye. Nuko wabishatse, niyo mpamvu tukiriho. Nuko wabishatse, niyo mpamvu nanjye mbonye umwanya. Nuko wabishatse, niyo mpamvu tuvuga ijwi rikaza. Nuko wabishatse, niyo mpamvu twabonye ibyo twambara n'ibyo turya. Nuko wabishatse, niyo mpamvu iri torero rifunguye. Nuko wabishatse, niyo mpamvu twebwe korona itaratwica. Nuko wabishatse, niyo mpamvu turiho. Nuko wabishatse. Twakiri ubushake bwawe rero, mapenzi yako yatimizwe katika ibada hii. Ubushake bwawe bube Mana, abantu bakumve, tukumve, imitima yacu kumve. Cyubaro kikugarukira ibihe byose. Uganirize imitima yacu uhereye ku wanjye, abantu twese uko turi hano, dutahane ijambo ryawe mu mitima yacu. Turyumvira ubusa ngo duhindurwe naryo mu izina rya Yesu.
amen. Yesu ashimwe. Imana nikwiriye gushimwa kubw'uyu mwanya tubonye. Nitwa Ndatabaye Faustin, naturutse mu karere ka Musanze. Babakiriye rero mwese mu ijambo ry'Imana. Turashimira Imana ko yadufashije bigakunda, kandi turashimira ubuyobozi bw'itorero bwadutumiye. Imana ibamugisha Bishop ndetse na Reverend Kado. Turabashimiye ko mwatugira icyizere, ariko namwe si ikindi cyizere, ni Imana nyine abayoboye. Hari umuntu wavuze ngo nta bwenge dufite bwo kugira ibyo twibwira, kandi ni ukuri Imana yabayoboye ngo ari njye mutumira ibaha umugisha. Hari abantu bavuye Musanze, sinzi niba bahageze, bavandimwe bacu harabahageze. Imana ibaha umugisha cyane. Turabakiriye. Hari community y'abavandimwe bari Sewuru bari barimo kunyandikira ngo badukurikiye. Imana ibaha umugisha, n'abandi bose turi kumwe online turabakiriye. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Matayo igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Handitswe ngo, maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari ikorera yonyine. Umwanzi ahera ko aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Umwanzi ahera ko aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Hari indirimbo nshaka ko turirimba, ariko sindi umuririmbyi mwiza. Frank nabonye asa n'undusha kuririmba, aze turirimbe. Arandusha, ariko nturanyumva. Ngwino Frank, tugiye kuririmba indirimbo yambonye ivuga ngo mubwire abantu iby'ijuru, ibyururutse imitima. Nimba uyizi, ariko nimba utayizi uvuge hakiri kare. Ngwino. Yes. Nk'iminota wenda 3 yarabihagije. Yes. Ubwira abantu iby'ijuru byururutse imitima, muvuge ko bahiriwe, muvuge ubundi buzima. Abafite imvune mubasindagize,
duhungire kwibendera ribasha kuturengera abafite imvune mubasindagize duhungire kwibendera ribasha kuturengera we hari ubuzima iyo lelewe hari ubuzima we iyo lelewe ndabona hinda umushitsi afite ubwoba bw'ibihe ahora atinya iby'urupfu buri joro nasinzira umuririmbira indirimbo zihumure we nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima nyuma y'ibihe n'ibicu we hari ubundi buzima we hari ubuzima we hari ubuzima iyo lelewe hari ubuzima we hari ubuzima iyo lele mumaranisha imibabaro mubwira n'ibi byanditse yuko mu gicuku cya nyuma aribwo twe tuzari muririmbe za ndirimbo zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima muririmbe indirimbo we zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima we hari ubuzima we hari ubuzima iyo lelewe hari ubuzima yo ubuzima we ubuzima iyo lele haleluya haleluya asubira niba mwarasogongeye ukamenya kwagira neza ngaho mwegereye atebe muvuga ibiri ku mutima muririmbe za ndirimbo zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi niba mwarasogongeye mukamenya kwagira neza ngaho mwegereye atebe muvuga ibiri ku mutima muririmbe za ndirimbo zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima we hari ubuzima we hari ubuzima hari ubuzima iyo lele hari ubuzima we hari ubuzima we hari ubuzima we iyo lele hari ubuzima we ubuzima we hari ubuzima we iyo lele hari ubuzima we ubuzima we igitaramo kiragoye ngo kagira imana kongera duhe imana icyubahiro twese tuzamurika yesu umwana w'imana haleluya kongera tuzamure ibiganza yesu umwana w'imana haleluya haleluya maze mbateguza hakiri kare sinshobora kubwiriza kuruta uko Bibiliya yavuze ibyo ndi buvuge ni ibyiyumviro byanjye shingiye ku ijambo nasomye ni ukuvuga ngo ni uko mbyumva njyewe ariko ikibwirizwa n'ikiriye nta teme mfite nawe uyishake n'iririyo twasomye maze muhimana icyubahiro haleluya nukuri ntutegereze ibitangaza twasomye ngo ni ukumwanzi Bwana asifiwe haleluya reka twitonde tujye gutangirira hejuru ndabona byo biragoye cyane Bibiliya yavuze ngo umwuka w'Imana ajyana Yesu mu butayu ngo kugira ngo ageragezwe na Satani ngo amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya Bibiliya yavuze ngo abona gusonza twebwe ntabwo bitegereza iyo minsi ngo Satani ngo aramwegera amaze gusonza ngo aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana hindura aya mabuye abe umutsima urye kuko urashonje Yesu ngo aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa
ngo ahubwo atungwa n'amagambo yose ngo ava mu kanwa k'Imana. Ngo arongera umwanzi ngo arongera mujyana hejuru y'urusengero ngo aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana ngo ijugunye hasi ngo kuko handitswe ngo izatuma abamarayika bayo ngo bakuramire ngo batume udakoze ikirenge cyawe hasi. Yesu aramubwira kandi ngo ariko haranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ngo arongera mujyana hejuru y'umusozi mu impinga y'umusozi muremure cyane. Ngo aramubwira ngo amwereke ubwiza bwose bw'isi n'icyubahiro cyayo. Ngo aramubwira ngo nupfukama ukandamya ngo byose ndabiguha. Yesu ngo aramubwira ngo ariko handitswe ngo upfukamire kandi uramye Uwiteka Imana yawe. Iryo jambo rirakomeye yonyine. Ngo kandi ngo ari ukorera. Bibiliya yavuze ngo umwanzi amureke ubwo ngo aragenda ngo abamarayika baraza ngo baramugaburira baramukorera. Muri Luka haravuga ngo umwanzi amureke ubwo ngo amutege ikindi gihe. Icyo kindi gihe ni kuri Pasika nukuza kumwica. Ariko reka tuvuge kuri ibyo dusomye. Duhere ku murongo wa mbere ngo ajanwa n'umwuka. Igihe tugeragezwa ntabwo igihe cyose biba biturutse ku mubi. Hari n'igihe Imana ibishaka ko tugeragezwa kubera impamvu zayo, ngo imenye ko tuyikunda cyangwa imenye ko ibyo tuvuga ari byo. Na Yesu rero ngo yajyanywe n'umwuka. Umwuka wonyine wajyanye Yesu ngo ahura na Satani. Satani ngo aramureka arabanza arasoza. Mwumve neza mutondera Ikinyarwanda. Havuze ngo amaze iminsi 40 n'amajoro 40 ngo Satani aramwegera. Tibivuga ngo Satani yaraje. Nukuvuga ngo iyo minsi yose yasengaga Satani yaraho acunga akavuga ati aracyafite akabaraga. Yajya kuza akavuga ati ntarasonza acyahaza sinomwegera ubunyine ngo reka ntegereza abaza asonza. Ngo amara gusonza Satani araza ngo aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana. Iryo jambo ubundi mu gice kibanza gice cya 3 ku murongo wa 17 haravuga ngo Yesu amaze kubatizwa ngo ijwi ryavugiye mu ijuru riravuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Nukuvuga ngo Imana yari yamaze guhamya ko Yesu ari umwana wayo. Mu yandi magambo icyo Satani yakoraga kwari ugushaka ngo Yesu ashidikanye ku byo Imana yamubwiye. Satani icyambere akora ni ukugira ngo ushidikanye ku isezerano Imana yaguhaye hanyuma uva mu nzira. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe inzoka ngo yageneye Adamu na Eva ngo irabwira ngo harya ngo Imana yaravuze ngo ntimukajye kuri iki giti ngo nakagira igiti muzaryaho. Ngo aramubwira ngo Adamu na Eva aramubwira ngo Imana yaravuze ngo titukajye ku giti gusa kimenyesha icyiza n'ikibi. Ibindi byose turabyemerewe. Nitukirya tuzapfa. Umukuntu Satani yamubwiye yaramubwiye ngo sibyo nimukirya ntimuzapfa. Ntimukirya ahubwo ngo muzaba nk'Imana. Nukuvuga ngo icyo Satani agamije cyambere nuguhindura ibyo Imana yavuze, nuguhindura ijambo ry'Imana, nukuricurika, nukurivuga ibyo ritavuga. Ubanza ushidikanya iby'Imana kuko iyo bishidikanyijeho ni ukuvuga ngo utanze bikunze iryo jambo rirasimburwa n'irindi. Noneho ngo aramubwira ati rero niba uri umwana w'Imana wahindura ibuye rikaba umutsima. Mutekereze iryo jambo. Tubanze tugaruke uko Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ngo Satani yahoze ari marayika w'umucyo mu ijuru. Ni iki gituma abwira Yesu ngo niba ari umwana w'Imana? Mu yandi magambo guhindura ibuye umutsima nibyo byerekana ko Yesu ari umwana w'Imana. Ariko Yesu arabyanga kubera iki? Kubera ko n'ubundi Satani yigizaga nkana yarabizi ko Yesu ari umwana w'Imana. Bari babana mu ijuru, aba n'abaturanyi ba kera. Ibi ngibi ni malignite, n'uburyarya, n'amacenga, n'amayeri, n'amanyanga ya Shitani. Ariko yarabizi ko Yesu ari umwana w'Imana. Aramubwira ngo rero mutekereze nka bya bindi. Mureke mvugira ngira. Ntabwo we don't have to show people that we are Christians. Ntabwo tugomba kwereka abantu ko
turi abakristo barabibona umuyobozi yabivuze barabibona ntabwo tugomba kuzana ngo tubwire ngo itangazo mumenye ko ndi umukristo barabibona babona uko uvuga babona uko ugenda bakavuga ngo uyu ni umukristo si wino Yesu ntatagomba gukora kugira ngo Satani n'ubundi aramuzi nubwo Imana itakora ibitangaza n'ubundi iracyari yayindi ntabwo izerekana ko Imana iriho ari ibitangaza oya nubwo itabikora ntibizayihindura hanyuma ngo Yesu ngo abwira Satani ngo handitswe ngo umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa ngo ahubwo abeshwaho n'amagambo y'Imana reka duhere ku mutsima reka nsobanurire ijambo umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa bishatse kuvuga ngo umuntu si igiteranyo cy'imbwija n'akawunga n'ibishyimbo oya kuko ufashe utuvuta dukeya ukavanga n'ifu ukavanga ugashyiramo n'amazi ugashyiramo n'umuceri ntiwakora umuntu ntabwo ari umutsima gusa oya kandi umuntu usaba amavuta gusa oya ariko mwumve hari ibintu Imana yakoze bitangaje maze mu Imana icyobera barasifiwe murebe nk'umuntu ukunda Imana yamuremye nza nibaza ese igicumbi cy'umuntu kibahe umuntu si umutwe kuko ugize umutwe ufashe umutwe wonyine uwo si umuntu kandi si umutima nubwo umutima ari ingenzi ariko uwufashe wonyine si umuntu nawe umuntu si amaguru gusa kandi si amaraso gusa none umuntu arihe umuntu ni ibyo byose nyine iyo biteranyije nibwo bimera gukora umuntu ntabwo umutsima rero wonyine n'amazi n'amavuta n'amakara ntabwo bakubeshaho mwumve rero ubushyire mu bwenge bwawe nimba rero urya ukaryama ukagira ngo birahagije nturiho ni ukuvuga ngo uhagaze ku mutsima uhagarara ku mutsima ugahagarara gute ngaho uhagarara rero turebe aho abantu benshi rero bahagaze kuri hurura mwumva icyo bivuga ni ukuvuga ngo n'abanya abantu benshi basenga Imana batarabona akazi bamara kukabona bikaba birarangiye umuntu si akazi gusa umuntu si umutima gusa umuntu si amafaranga gusa umuntu si umugabo gusa hari abakobwa benshi nzi bakoreye Imana bamara gushaka bikaba birarangiye umukristo si umugabo umukristo si umugabo si umugore niba warabuze umugore bamubona ngo birarangiye hari abahungu hano benshi barabuze ariko tubihuriyeho tureke guseka nanjye nuko nguko barime ariko si ibyo ubukristo si ibingibi ibi ni no gushaka imigati wa mugabo yandirimba ubukristo si umugati umva rero icyo yavuze aravuga ngo si umutsima gusa kubera iki murekere ngere bisubire bibi ntabwo kuba turya imboga ari byo bituma tubaho turya imboga kubera ko turiho twari dusanzwe turiho ariko baratubwira ati kugira ngo mukomeze mubeho neza ni murya imboga nazo ariko ntabwo kurya imboga byo bituma tubaho ntabwo rero arizo zidutunze Yesu aravuga ngo rero abeshwaho n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana baratibiwe umuntu rero ntatungwa n'ibyo kurya z'umubiri atungwa n'ijambo ry'Imana mwumve rero hano turi hano uyu munsi kubera ko twariye muri twe wasanga n'abantu batariye ariko bariho turiho kubera ko Imana yavuze kubera ko Imana yavuze ngo nitubeho Bwana sifiwe umunsi umwe Imana ngo yabwiye ubwoko bwa Israeli nagira ati nimutahe igihe kirageze baha Mose arabayobora ngo bagere mu butayu muzi ko Imana yagiye bagaburira ngo bagere igihe Bibiliya iravuga ntabwo babwiriwe ngo baburare Bibiliya yavuze gusa ngo bahaga ibyo kurya basanzwe barya ngo baravuga ngo ibintu bya manu turabirambiwe dukeneye guhindura ibi bintu bya buri munsi ngo dukeneye n'inyama Bibiliya iravuga ngo baravuga ngo bakeneye n'amadegede
ngo ngo n'itungurusumu, ngo n'ibitunguru by'ibijumba, ngo n'ibitunguru by'amababi. Abantu bakunda ibintu byinshi mukagira Imana. Igihe nzogikumbura igitunguru zaba narwaye. Ngo baravuga ngo muri Egiputa twakoraga amatafari, twarabaretwa nta burenganzira dufite, ariko ngo twabonaga igitunguru. Ariko mukagira Imana, ukuzukugora Imana aba. Ariko mwumva ikintu Imana, Bibiliya iravuga ngo Imana irarakara ngo iboherezamo mu mugiga ngo irabica. Mwumve n'icyo nshaka kuvuga. Iki Imana yashakaga niki? Iki Imana yashakaga ngo bagendere kuri rya jambo yababwiye umunsi bahaguruka ngo nzabana namwe, mbasubize mu gihugu nasezeranyije basogokuruza banyu ko nzabaha, mugihindure mukigire icyanyu, mucite uko mushaka, mushyire abayobozi mushaka, uko muzakigeza nuko rya jambo yavuze niryo bashaka ngo bagumane. Imana ikishaka ni rya jambo rya rindi yakubwiye, ugumana iryo, nta bindi utangaza ukeneye, ugumana iryo, riracyari valide, riracyafitaga. Manza mu Imana cyobero mvuga ibyo ngiye kuvuga kuko sinoshobora kubimanura mutaragira. Barasebewa ntiraba expired, riracyafite agaciro. Kubera iki? Kubera ko Imana ikiriho. Haravuga mu gitabo cyo kubara ngo kuko Imana ngo atari umuntu ngo ibeshye. Abantu babesha cyane, nukuri pe cyane. Ariko iyo ngo si umuntu wibeshye, kandi ngo si umwana w'umuntu ngo yicuze, ngo icyo yavuze ngo no gukora no kwikora izagikora. Mwumve rero ikintu, mwihangane kabisa mubyumve ibintu. Mwumve rero uko ibintu rero byamera kose, mu gihe cyose Imana ikiri kuvuga tuzabaho. No kuvuga ngo nubwo imitsima yabura, nubwo ibiciro byazamuka, nubwo imboga zakuma kubera izuba, cyangwa abaje kurangura bikanga imipaka bakayifunga, as long as mu gihe cyose Imana iri kuvuga tuzabaho, nubwo tutashye umutsima twabaho. Niba Imana yavuze, mbabwije ukuri, mpagaze imbere yanyu n'imbere y'Imana, niyo yavuze. Nubwo ibyo kurya bitabaho, mu gihe cyose Imana ikirimo kuvuga, ubuzima bufite garanti, buri guaranteed, turi secured, dufite umutekano, turi assuré. Mu gihe cyose Imana ikiri kuvuga, umva rero ikintu kiyo gutera ubwoba. Uzagira ubwoba igihe ijwi ry'Imana rizacicika muri wowe, nicyo kintu kiri kugutera ubwoba. Ntukagira ubwoba ku biciro byazamutse, ntukagira ubwoba ngo abagabo barabuze. Ntibabuze, niko byahoze. Nuko gusa ngenda ntekereza ko ari ukubera ko abagabo ubu batagishaka abagore benshi. Kera abasokuru bagiraga abagore benshi, none bigasa nk'abo basaranganyije. Ariko ubu ngubu ni umugore umwe, mwihangane niho babaye bake, ariko ni ibisanzwe. Nta mugabo wabuze rero. Mu gihe cyose Imana ikikuvugiye, ucyumva ijwi ry'Imana, humura. Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ntatungwa n'umugabo, atungwa n'ijambo ry'Imana. Iryo ni iryambere. Irya kabiri, ngo umwanzi ngo arongera aramujyana, ndasimbuka ku rusengero, ngo amujyana ku musozi muremure, ngo amwereka ngo icyubahiro n'ubwiza byo mu isi, ngo aramubwira ngo nupfukama ukandamye byose nzabiguha. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo amwereka ibihugu byose n'icyubahiro cyabyo. Ni ukuri mubishyire mu Kinyarwanda, ni ukuvuga ngo yamujyanye hejuru y'umusozi, amwereka Kongo n'amabuye y'agaciro abayo, amumanura hepfo muri Afurika y'Epfo, aramubwira ati ngaho nabo bankureba. Amujyana muri Botswana, amwereka inzovu zibayo, amugarura mu Rwanda, amwereka ibirunga. Hari indirimbo ya 422 iravuga ngo Yesu yageze mu Rwanda, ngo ni Burundi, ngo yageze Tanganyika, ngo ni Buganda, ngo ni Kongo, yarahageze. Ni ukuri no mutari mugari mu isomyo ndirimbo zo mu gushima Imana 422 iravuga ngo Yesu yageze mu Rwanda, ngo amwereka ubwiza bw'ibihugu byose, amwereka inzovu zo muri Afurika n'izo muri Aziya, amwereka ubutunzi bwo mu butaka, amwereka amashyamba yo muri Gabon no muri Brazil, amwereka icyubahiro cya Amerika. Ngo aramubwira ngo nupfukama ukandamye,
ngo byose ndabiguha. Ariko ngo Yesu aravuga ngo haranditswe ngo iyo bitaje kuba byanditse ntabwo nzi ko byari kuba. Aravuga ngo haranditswe ngo mu gihe cyose bicyanditse muhumure no kurwimana. Mu gihe bicyanditse ntibizasibama kuko ntibzane maze muri Mariko rero baradebewe mu Rwanda rwandika Abaheburayo yaravuze ngo mu minsi y'imperuka ngo nzasuka umwuka wanjye ngo amategeko yanjye ntazongera kuba ngombwa ko yandikwa ku bipapuro kubikuta ngo nzayandika ku mitima yabo. Ijambo ry'Imana si ibipapuro ni ryanditse ku mutima wawe. Zaburi 119:11 haravuga ngo nabiki ijambo ryawe ngo mu mutima wanjye ngo kugira ngo ntazagucumuraho, kugira ngo utazakora icyaha uza wibuka ijambo ry'Imana. Uza wibuka ijambo ry'Imana. Ngaramubwira ngo handitswe ngo upfukamire Uwiteka Imana yawe ngo ari uramya yonyine. Bareke misobanuro gatoya. Abasobanura ibya Bibiliya bavuga ngo ubundi icyo Bibiliya ivuga mu gitabo urwandiko wa Filipi igice cya 2 guhera ku murongo wa 1 kugeza kwa 14 cyangwa 11 haravuga ngo havuga amakuru ya Yesu kuntu yamanutse yicishije bugufi byose. Imirongo isoza ikavuga ngo kugira ngo indimi zose baraziviwe. Indimi Abanyarwanda, Abahunde, Abagande, Abamasayi, Abatayilande, Abakoreya, Abanyamerika n'Abashinwa ngo bose ngo bazavuga ko Yesu Kristo ngo ari umwami ngo kandi buri vi ryose ngo ripfukame ngo kugira ngo data Imana ngo ahabwe icyubahiro. Mu yandi magambo Imana kuva kera yari yarageze ko Yesu Kristo amavi yose azamupfukamira. Satani akavuga ngo mpfukamira. Nuvuga ngo Satani yagushuka acurika ibi ukuri ibyo wari ugenewe akabyiyitirira akakubwira ngo ugiye kubiguha kandi n'undi wari ubigenewe. Mwumva yabwiye Adamu na Eva ngo nimurya kuri cya giti muzamera nk'Imana. Mwibuke ko Imana yaravuze n'ubundi ngo tureme umuntu ase natwe. Nta kindi ugisha rero yarazanye kuko Imana n'ubundi ko rero yararemye. Satani rero yagushuka nta gisaba kuzaniye nuko gusaba kubesha wowe kubera kutamenye. Mwumva kubera kutamenya uko byanditswe ukagira ngo ni ukuri kubera kutamenya uko byanditswe. Mwumva rero ubujije hano buri. Niba utazi uko byanditswe Satani azagushuka. Niba utazi uko byanditswe azakubesha ngo agiye kuguha kandi n'undi wari ubigenewe bigira ingaruka. Ibyo Satani agawe igihe cyose bigira ingaruka. Tibuzuje ubuziranenge bitera uburwayi ni bibi. Mureke mbabwire uko ngiye mbyumva niba mubyemera simbizi ariko n'uburenganzira bwanyu. Hari ikintu mara nibaza abakobwa bajya bavuga ngo abahungu barababwira ngo baryamane kugira ngo bamenye ko babakunda. Iyo jambo ndanditekereza sana ngo bakunda kuri Saint Valentin cyangwa ngo bafiance abenshi bashakana ngo bararyamana. Umuhungu akaza akakubwira kugira ngo mwereke ko ngo mukundana ngo mubanze muryamane. Ni neza niko kwa Satani ngo nimbura umwana w'Imana hindura ibuye. Donc mu yandi magambo nutarihindura nturawuri umwana w'Imana. We nakabate nitutaryamana urabutankunda. Mwumva rero gerezo uko yanjye uko imeza kuri Yesu. Urukundo ni ikintu kiri abstract, ni ikintu kidafatika. Ni abstract. Birumvikana ntirufatika. Urukundo rugaragaza rwandikira Abakorinto igice cya 13 haravuga ngo urukundo rurangwa n'iki ngo rurihangana. Ntimubizi nimba ukeneye ko umugabo wawe kumenya ko umugabo agakunda urebe ko kwihanganira. Icyo ni cyambere ntabwo ari sex. Oya nimba ukeneye kumenya ko fiance wawe agukunda urebe ko akubaha kwa gusengera kwa kubabarira kwa gukorera ibyiza kwa kugirira neza kwa takugirira icyari nicyo cyerekana ko kwa gukunda. Ntabwo ari ukuryamana. Nagusaba ngo muryamane icyo ni ikimenyetso cya mbere ko atari kwatagukunda kuko biravuga ngo urukundo ntirukoze isoni kandi kwambura ubusa nukwerekana isoni abagukorera isoni.
nababwiye ni igitekerezo cyanjye bwite, ntabwo natwabwije kubyumva gutyo. Nagira ngo mvuge ikindi. Mwibuke ko Satani ntacyo yeretse Yesu gishe, byose byari byaragenewe Yesu n'ubundi. Ariko mwumve rero ikintu Satani yashakaga ngo Yesu adakora. Bibi abasobanura Bibiliya baravuga ngo Satani yaramubwiraga ati icyubahiro uzakibona, amahanga yose azagupfukamira, abantu bose bazatura kuri umwami, ariko ureke gupfa wowe umfukamire birangire. Nukuvuga ngo Satani yaramubwiraga ngo ntakanyure ku musaraba. Satani yabwiye Yesu ngo ibyo umusaraba bireke. Ambwira ati vrema ibintu byo gupfa bibyihorere. Wa mukobwa nubona umuhungu arakomeza kuguha ibintu utaruhiye uzabyibazeho. Icyo ni ikibazo kiri serious. Nimugoroba ukabona amayinite araje, mu gitondo amamega, kandi nimugoroba akakubwira ati duhurira hangana, akakugurira. Abakobwa bari hano bagurira abahungu ni bakeya, sinzi niba banahari by the way. Agakomeza akohereza izo mbabazi muzakira neza ntabwo ndimo kubajajinga, ni igitekerezo cyanjye. Mwumve ikintu maze muzamuritsibara baradebawe. Nimba hari umuntu urusha Imana imbabazi yakugiriye, uwo sima suwima imbabazi zirejuru nizo Yesu yatugiriye akitanga. Uwo muhungu yo kwitanga ku bwawe, umuhungu wananiwe kwihangana ngo mubanze mukore ubukwe mubone kuryamana, uko uwo ni umugabo. Munyihanganire bene data, ndimo kuvuga tu. Icya gatatu nashaka kuvuga ku bakobwa. Mwihangane abakobwa ndabakunda, bashiki banje n'abakobwa, na mama yari umukobwa atarashaka, urumva mfitanye isano nabo cyane. N'umugore wanje yari umukobwa, kandi nabyo mfite abakobwa batatu. Urumva rero navutse muri societe y'abakobwa cyane, nta kibazo mfitanye nabo, nibo bamzaye kandi baracyakomeje no kutubyarira. Kandi nanjye wese yari umukobwa, umwana wa data, kandi umugisha w'Imana basenderereho turabasabiye kabisa. Ariko nagira ngo challenging ikintu kimwe gusa. Mu gihe cyose mwumve ijambo bakobwa we n'abagore turabagera, mu gihe cyose ugitekerereza mu mugabo, ndakubwiza ukuri cyafite ikibazo. Umukobwa ukajya ukiga kaminuza, niwe waragize amahirwe yo kwiga, ukumva gusa icyo ukamije ni ukubona umugabo mwiza, wamubona ukumva birarangiye. Byo ni biki yambaye, ukumva ikiguhangayikishije ni umugabo. Mwumve nye kuvuga, ntabwo Imana yaturemeye gushaka no gushakwa. Ntabwo Imana yaturemeye kwiga amadigiri, kubona amadiploma akomeye n'ibindi. Jamais. Umva rero icyo ukwiye guteka, ntukwiriye guhangayikishwa no kubona umugabo, uhangayikishwa no kumenya icyatumye Imana ikurema muri iyi si. Imana igufiteho umugambi, icyatumye ikuzana, ifite umugambi ku buzima bwawe. Ndakubwiza ukuri, mbere na mbere banze umenye icyo Imana yakuremeye, ubone guhangayikishwa n'umugabo. Reka rero nsobanurire cyane nimvuze, ntabwo Imana yaturemeye kwiga no gushaka. Buri muntu wese Imana yamuremye, by the way, manze mwumve, nta mpanuka iba ku Mana, nta coincidence, nta bintu byo meze nka tombora bibaho. Oya, iby'Imana byose biba biri ku mupango gutya, ku mupango byose, nta na kimwe gitungurana. Ntabwo kuba waravutse ari impanuka, ntibishoboka. Sinshobora kubyumva, ntibibaho, ntabwo ari byo. Imana rero yakuremye ifite icyo ikuremeye. Mu gitabo cy'imigani aravuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi. Mbabwije ukuri kw'Imana, buri wese hano afite ikibazo yaje gukemura. Si ugushaka rero, si ukwiga, ahubwo ko kwiga ni inzira izatuma ubasha gukemura icyo kibazo. Imana izakoresha amashuri wize, kubera ko izi ko uzayakenera ugiye gukemura icyo kibazo. Imana yabonye ubwoko bwayo ngo bubaye mu Egiputa imyaka myinshi, ishaka umuntu uzabakiza, yohereza Mose. Nicyo cyatumye Mose adapfa mu bandi bana, nuko we yari kuri misiyo y'Imana. Ariko kandi mwumve, avuka ari umucakara,
ariko yigira ibwami kubera ko Imana yari izi ngo umunsi umwe bazakenera umuntu uvugana n'abami. Kuvugana n'abami gano kubyigira ntabwo ari gupfa kuvuga ibigambo byose wiboneye, hariho protocole kugera ibwami. Mose rero Imana yamutraininze just for that purpose, kubera gusa iyo mpamvu, iyo ntego gusa yonyine gusa. Nawe ufite intego Imana yatumye udapfa mu bandi. Ni wowe se corona se yarebonega umuti kutakwisha wowe abanyarwanda bapfuye hano, ni ukubera ko turakemura ikibazo Imana yakuzaniye kiracyari cya kibazo. Si ugushaka rero banza ukibaza ugenda ubaza Imana ngo wamana niki cyatumye uzana, niki cyatumye uzana kuri iyi si, niki cyatumye uzana. Babwije ukuri, nimba hari ikibazo cyantesheje umutwe byo kwita cyane nicyo ngicyo, kubera ko twebwe turi abantu. Ushobora gukora wakoze telefone afite impamvu yayikoze. Ni gute Imana rero Imana itameze nkatwe yakora umuntu nkawe itabitekereje? Ntibishoboka rero. Nicyo ukwiriye kwibaza rero, nicyo ukwiriye kwibaza mbere y'ibindi bibazo byose biguhangayikishije. Nicyo cya mbere, wamana nicyo wanzane. Titwabaga ino sinzande twabaga, ariko muri byaravuze ngo twari mu mugambi w'Imana, twari mu bitekerezo by'Imana ahantu tutamenya. Iravuga ati ngaho genda. Ni ukuvuga ngo mu gihe rero utaramenya icyo Imana yakuzaniye ku isi, Satani azakuyobya, azakubeshya. Ni gute rero wamenya ibyo Imana guhamagarira? Ni ukumenya uko byanditse. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo upfukamire Uwiteka Imana yawe yonyine gusa, yonyine gusa, ariyo uramya, ariyo uramya. Ari nizo bintangaza. Tutarashaka kera uzabona kakunda kuvugana nyine n'abakobwa, kakwa kuni nyine nangu muza muvugana bisanzwe. Noneho nkabona ukuntu abakobwa batangaje bakozwe ku mutima ngo Mungu yamubwiye ngo aramukunda. Ubyihanganire, ndabizi ni ijambo ryiza pe, ryiza. Ariko kabona umukobwa yavuze mana we, akarara areba kuri parfum we batatoye ngora ngambwisha mu disi we ngambwisha mu mwumva hari uwagukunze kera kubera ko utazi ko byanditswe, ukubwiye wose uri kanwa. Oh my god what? Imana yagukunze kugeza aho yitanga umwana wayo. Uwo muhungu ukubwiye ngo aragukunda, by the way abana kubeshya, ariko ashaka ko agukunda simbizi, munyihanganire. Umenye ko ngenda kubwira impamvu akenshi abantu bashitukiye ugiye ngo arabakunda. Uko mbitekereza nuko twibwira, nuko hari ukunda abantu baba baratwise bakakubwira ngo wowe ngo uri mubi, ngo wowe ngo uri mugufi, ngo uri munini, ngo uri gikara, ngo uri muremure cyane, ngo uri mugufi cyane, uri inzobe cyane, uri umukene, ukumva ntukwiriye gukundwa. Nyamara hari uwagukunze kera, tukwiriye gutungura aho gutangazwa n'ukwanga, kandi nanakwanga ntibikakubabaze. Ugukunda arabarusha bose, urukundo dukeneye n'urw'Imana. Imana iragukunda. Hari umunyeshuri twiganaga umunyamahanga ngamare yari umunya Pakistan. Umane ndamubwira nti ko mbona wabyibushye byagenze bite? Ndababwiza ukuri twagize ibibazo cyane uwo munsi. Ngo ndabyibushye, ngo ni munini, ngo ariko ngo ni mwiza, ngo ntacyo nguma yambaye. Nari mvuze gusa ngo warabyibushe. Nonga ariko nahise mbona ikibazo kimuriwe. Donc umuntu ntiyaba munini ngo abe na mwiza. Kubera iki? Imana ntiba mwumvana. Mose muhitibara kwanza. Hari ijambo ngiye kuvuga. Bibiri iravuga ngo Imana ngo yayicaye ngo mw'ijuru ni hato. Niyo mutari mubizi ijuru ryabaye rito. Ngo izihashira gusa ikibuno gusa. Cyonyine. Ngo amaguru agasagukira ku isi. Murumva atari nini se? Aho sinziza. Ni uri munini nawe uri mwiza. Urangana n'Imana se.
bagita waba gahonja ukaba mwiza, waba igikara ukaba mwiza. Oh by the way, ako kantu nyabona mumore ngasubiremo, waba igikara ukaba mwiza nukuri. Ubu ntacyo mwumvara, waba igikara ukaba mwiza. Muri iyi minsi ibikara biri ko biragenda bikendera, biragenda dufite ikibazo cy'ibikara muri Afrika. Maze muhimara cyane. Maze muhimara cyane. Maze muhimara cyane, mwihangane, muzamure Imana cyane. Mucangamuke mumererwe neza. Imana ibaha umugisha we. Dufite ikibazo cy'ibikara. Ubundi kera Afrika ari igihugu cy'abirabura, none twarababuze. Ndampanga turagenda tubabura gahoro gahoro. Nyamara ikindi kibazo, mumeze nka z'inyarwanda ziragenda zisimburwa n'inzungu, nicyo abantu bafite ikibazo. Mwumva nero ikibazo, impamvu nuko mubyumva ari nk'urwenyo, mwumva impamvu numva ari ikibazo. Kuba twumva ko kwirabura bivuga ari ubusembwa. Turacyakeneye Yesu Kristo. Yesu agukunda wirabura cyangwa uri inzobe. Yesu Yohana aravuze ngo bakundwa turabana b'Imana nguko tuzaza, ngo ariko niyerekana tuzasa nawe. Ese ni musanga ari igikara muzosubira mwihinduza igikara? Ntibishoboka, mwaragiye kera mutararangiye. Twebwe reka dutegerereze dusuku nyine dusa. Hari igihe azasanga ukwanje takibazo, ntagihombo nzaba mfite. Ureke gutakaza ifaranga ryanyu zanyu. Uri mwiza nubwo wirabura, uri mwiza nukuri. Reka kwitsa uruhu rwawe, uri umwana w'Imana. Imana yagukunze usuryo. Imana yari ibizi nyoko gitwite ko azabyara umukobwa usa nawe, ko azabyara umuhungu ufite utwo tubinga, ko azabyara umuhungu ufite ibitege umeze atyo nyine. Iyo forumo ni Imana yaguhaye. Unyurwa n'ukuri, Imana iragukunda ukuri. Imana iragukunda. Ufite agaciro imbere y'Imana. Peu importe la couleur de ta peau, uko uruhu rwawe rwaba rusa kose. Nushaka rero ufite madowadowa, Imana doesn't care. Imana ntacyo bitwaye. Urasa neza. Abantu barakubwira ngo amazina. Turuzi harantu nigeze kuja ku ishuri. Turuzi nuko twitukuza kose, ariko biranga bakamenya ko twirabura. Ndakurahiye. Kuriya kwirabura bibamo indani si inyuma. Nakabazo gaturuka imbere. Umuhungu umwe ngo w'umushinwa yigeze gushaka umukobwa mwiza pe. Noneho ngo baragenda bajya barabyara abana, ariko ngo babyara abana babi cyane. Aravuga ati ariko niki cyabaye? Akareba iwabo akabona ni beza, yakwireba nakabona yari umugore we. Akavuga ati umugore wanje ko ari mwiza, abana bato ni gutuku. Bajya gupimisha DNA. Ndumva DNA yumvikana hari. Yes, ngo barebe nyine abana basanga abana nabi, babahuriye n'umugore. Akavuga none ububi buraturuka he? Sinumva ukuntu novyara abana babi n'ukuntu usa. Ntamurebe nawe ukuntu musa, ariko mukabyara abana babi. Baravuga ati ibintu byumvikana. Ngo aragenda araperereza, asanga umugore yakoresheje ibyo bita plastic surgery. Yaribagishije, nukuvuga yigira mwiza ariko siko yaravutse. Ariko bwa bubi buguma imbere. Uzotukuza se utukuza na DNA. Uzobagisha se ubagisha n'amaraso. Usonesha n'amaraso. Uko usabira imbere. Mwumve kwanza mabwire n'ikintu kimwe. Bakoze ubushakashatsi basanga bari abantu ngo bibagisha amasura. Kubera ko abantu benshi bibagisha nuko bari ubusembwa babibonaho. Ngo basanga hejuru ya 90%
n'ubundi bakomeza kwiyumva uko biyumvaga na mbere yuko babaga. Nuko kubera ko ikibazo kiri mu mutima si hano inyuma. Niba barakubwiye ngo ufite akabinga uragenda barakubaziriza baraconga mu mutima, haracyariyo ryabinga riri mu mutima. Umva rero ikwiye kumenya ni ukumenya ngo n'amabinga yarayakunze, nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera sasa atarimbuka, ahubwo ahagubwira uhora aragukunda. Satani ntagakubeshye, nta kibazo ufite kuko byanditswe ngo yaragukunze ukuri. Igitabo cy'umuhanuzi ari Yeremiya aravuga ngo nagusanze ngo wigaragura mu ivata ryawe. Ezekiyeli, mu ivata ryawe. Ababyeyi bari hano barabizi, yagusanze uri udateye n'imbabazi mu maso y'abantu, nuko iragukunda. Humura, Satani iriye kugucanganyikisha. Ukuri nuko nyine Imana izi kwitegeka akavuga ati aha nyine niho herekana ko ndi Imana. Nukuntu uzantandukanye, bamwe bakaba bagufi, abandi yeme. Hari ubwoko bw'iyo hirya muri Aziya ni bagufi pe, bagufi cyane. Umusanga twari mu ishuri, umuntu aravuga umwana w'umunyakoreya mugufi barimo kwigisha bavuga amakuru ngo ya Goliyati, ahita atera agitoki hejuru ngo ese ngo Goliyati ngo arashaka nk'uko kwa Faustin, ubu ninjye yavugaga ndetse na Goliyati utekera kuri bo ndi muremure cyane mu buryo buteye ikibazo. Bakavuga bati kuri gute wowe umeze, ukuraresha gute wa mugabo ni kuko Goliyati yarameze. Kababwira nti uwo bahurutse ino iwacu ngo murebe amakuru. Ariko ibyo byose uko nyine tugiye turutana niho werekana ubwiza bw'Imana n'ubuhanga bwayo n'ubukorikori bwayo butandukanye n'ubw'abantu. Ntacubaye handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe yonyine gusa ngo kandi arikorera. Mwumva hano rero mwene magambo cyose yaravuze ngo icyubahiro ndacyemeye, icyo cyubahiro cyose ndacyemera, ariko sinapfukamira Satani. Mwumva hano rero yeme amafaranga turayakeneye, ariko mureke turahire uyu munsi tugapfukamira Satani. Nubwo dushonje ariko ntitugapfukamira Satani. Mwumva umurongo wa nyuma ari unsorezaho. Kubera iki Yesu yanze guhindura ibuye umutsima kandi yarashonje? Icyambere nagisobanuye, sibyo byagomba kwerekanaga ko ari umwana w'Imana. N'undi n'umwana w'Imana nubwo atahindura imitsima, siyo yerekana Yesu wari we. Icyerekana Yesu wari we, icyagize Yesu wari we ni ijambo riri mu Baheburayo igice cya 15 havuga ngo uyu munsi ndakubyaye ngo bana umwana wanjye. Ni ijambo Yesu yavuze ngo nguyu umwana wanjye nkunda. Ibyo nibyo bimugira umwana wawe, si uguhindura imitsima. Icya kabiri rero cyatumye Yesu yanga kurya amabuye, umurongo wa 11 havuze ngo bamarayika baraza baramukorera. Ngiye kubaza ababyeyi bari hano, ahantu twakuriye iyo bavuga ngo barimo gukora bashaka kuvuga iki? No gucumba mwana wa data. Hari ukundi se gukora nyine nugucumba nyine. Bana bindi tutuntu kwimboga twiki nugucumba niko gukora. Nukuvuga ngo marayika barataba Satani akabwira Yesu ngo hindura amabuye. Naho kera Yesu yamenye ko marayika baritse hirya hariya arateteka. Injamabuye baritse. Niba mara gucumba ngirego. Mwari muzi ko turya ibitaribwa baritse. Turya ibitaribwa baritse. Bwira mugenzi wangu mu ijuru baritse. Ariko no ubwo butumwa bana wa majeshu inuriwe mu ijuru bararitse. Reka guhemuka ko baragukorera yewe tuzihangane. Inkono itangiye gusheba ko barasheburura ifu bagazabona nyine itangiye bagasheburura. Kavuga ati turari muhumure, niba ushonje ihangane, icyo yavuze izagikora. Bararitse wihemuka rero
wipfukamira satani. Nibyo ukeneye promotion, ariko ihangana igihe cy'Imana kigera. Ukeneye amafaranga, ukeneye umugabo, ntabwo nabyo ngushaka nibi mu byumve neza. Ukeneye umugabo ariko wihangane. Bararitse abamarayika ngo baraza baramukorera. Mureke mabwire impamvu mbyemera ko bakwarikiye, nuko kuba ukiriho Imana ntirarangiza, iracyafitanye umugambi nawe. Umunsi umugambi uzarangira nibwo uzapfa, ntushobora gupfa bitararangira. Bararitse rero, ikimenyetso n'ukuriho, ikimenyetso n'ukuriho nuko gihumeka. Muhaguruke dusenga Imana. Naje gusanga imirimo myinshi dukora, dufite ukuntu satani agenda tugenderera. Hari ikintu numvise muri iki gihugu ngo cyitwa ngo ruswa y'igitsina. Bakakubwira ngo kugira ngo baguhe promotion ngo uryamane na boss, uzemera uguma huri aho kugira ngo upfukamire satani. Ibya satani iyo biriye byatinda byatebuka bigira ingaruka, kuko ntibiba byujuje ubuziranenge, wabiriye imburagihe. Kandi ntacyo satani aba akuzaniye gishya, kuko promotion n'imbu igenewe Imana yikugeneye kera. Mwumvire ngibi, reka mabwire fact. Ntuzi ubu nyine nimba uri umuyobozi, ntabwo wa wundi waguhaye bari wari wakuriza umuyobozi. Oya, nukubera ko wari ubwifite Imana yarabuguhaye mbere abikubonamo. Ntabwo ari we, ni Imana ya Isirayeli. Nimba ufite akazi uko kangana kose, ukaba ufite umwanya uri hasi, wihanganire. Imana izi kureba ikavuga ngo uyu munsi aragiye intama ariko ejo azaragira igihugu. Wipfukamira satani, ihangane. Bararitse, reka dusenge. Yesu mwana w'Imana, niwe ukwiriye gushimwa ibihe byose Mana, niwe ukwiriye guhimbazwa, niwe ukwiriye guhabwa ikuzo, kuko ari wowe ubikwiriye Mana. Kuko wavuze rimwe gusa biraba, waravuze ngo umucyo nube, ubaho, umwijima urabura, umwijima uja mu mwanya wawo. Waravuze ngo tubeho, uraturema mu ishusho ya, ndi waturemye mu ishusho y'ibindi biremwa. Ntiwaturemye ngo duse n'ifarasi cyangwa n'inka cyangwa n'imvubu, ngo waturemye ngo duse nawe, ngo duse nawe. Uha umugisha Mana ubwoko bwawe, uha umugisha iteraniro ryawe, uha umugisha abadukurikira bose, abari hafi n'abari kure. Ibyo tutasobanuza ubwenge bwacu, umwuka wawe wera bisobanure. Ibyo tutamenya n'ibitekerezo byacu, umwuka wera bitwigishe. Ibyo tutavuga n'umunwa wacu, umwuka wera bitubwire. Ibyo tutakora n'amaboko yacu, umwuka wera bitwereke. Ibyo tutazi, ijambo riravuga ngo ndabaza nagutabara kwereka ibiruje bikomeye ngo utamenya, uduhishurire iby'ubwami bwawe n'iby'ubwiru bwawe. Twe gupfukamira Bayali, twe gupfukamira satani. Uwo gupfukamirwa ni wowe wenyine, haba mu nzara, haba mu mvura, haba ku zuba, haba mu bibazo, haba mu ndwara, haba mu bukene. Ni wowe ukwiriye gupfukamira, kuko byanditswe ngo dupfukamira Imana ya Isirayeli, kandi ngo ariyo dukorera yonyine. Icyo bari kugarukira ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.